Yo Okay. Agafilime kacu nuko gatangiye. Kumbe yarututse inyuma ya Fande, araza ahita amusoma. Imbere yabo hari igisitati. Ako kanya rero hari uwakuriye igisitafu muri ubwo buryo mu kugikurura habonetse icyobo. Ako kanya rero hari uwafashe ibitoki atangira gutsimba hehe muri cya cyobo muri ubwo buryo. Igisitati cyacu Afande bari kumurangaza, kirangije gifata cya gisitafu bakuye hejuru y'icyobo kirongera kigisubizaho. Wana fasta nk'abandi barara bose. Igisitati cyacu cyagarutse, kumbi ku rundi ruhande hari uhari. Broda wacu ari gucunga hirya no hino. Barakwereka rero igisitati cyacu cyatangiye gukoraho wa mugozi wari uhambiriye rwa rusitafu. Ako kanya kiba kirasoje, wana kijugunya umugozi muri ubwo buryo. Broda wacu atangira kuwuzinga yitonze nk'abandi bajura bose. Uyu mugabo ni umujura jaho. Wana Broda yaratsimbye ibyo atsimba. Ako kanya ahita nawe yitsimba muri urwo rusitafu. Wana abasoja feri. Urave kuba imyaka, kumbi igisitati cyacu cyo cyasibanganyije ibimenyetso. Ako kanya isubira muri positeri yacyo muri ubwo buryo. Kumba Fande hari wamurangazaga, yabonye ko aferi ikemutse ahita agira gute, ahita muyoba. Uyu mukobwa ni gatumwara niko Afande wacu yavuze. Ngabo rero Afande yabonye umukobwa azunguza nyasha agenda muri ubwo buryo. Wana uzi kansomye wana niko Afande yavuze. Kumba Afande agiye gushorera ingorofani ngo agende, abona igitoki cye cyagiye nk'ejo. Urave kuba Afande b'imyaka rero sasa kuri cyo narebe yitegerejemo abona hasigayemo za Sprite. Muri ubwo buryo byaramucanze Afande wacu. Ibi ni ibiki kandi ndarota cyangwa Afande wacu we ntabyumva neza. Wana kumiruka gitoki cyane cyari kirimo kise kigiye kweri. Afande yaje gushakira ahantu hose. Ndarota nibiki yurira igipangu muri ubwo buryo. Afande wacu munabyibuke ko yakoze ikosi rya komando. Wana amezi 8 Afande gusa yarahebye. Gitoki cyanjye ko cyari kiri hano kise kigiye kweri byaramucandira Afande wacu. Nako nkubwira ngo nimba uri mushyashya nyaboneka uyuke gukora subscribe kuko sabu ni ingenzi cyane. Wana Afande wacu byaramucanze simwikaragiraho muri ubwo buryo. Wana yarashakisha ahantu hose gusa yarahebye. Afande wacu byaramucanze yifata mu mayunguyungu rero sasa. Kumbi imbere ye hari urusitati ari kurwitegereza. Ngabo rero sasa. Wana nubwo buryo yaravuze ati nyine uhombye arabyimenyera reka nigendere. Ubwo nyine baranyemije abahungu. Ngabo rero sasa Afande nta kindi yakoze, yahise ashorera iki, yahise ashorera ingorofani ye yaravuye gushopinga muri Amishopu. Ngabo rero sasa Afande wacu yafatiyeho aramacinga ngo uzaze urebe mwendo wa jeshi. Uwo rero Afande wacu rwose Afande Zitavo yarakarenze muri ubwo buryo. Nubwo buryo agenda mwogatwa we. Kumbuka agenda urusitati rwacu niko mwitegereza muri ubwo buryo. Iwora Afande wacu we yakomeje urugendo rwe aritahira yemeye guheba. Ndagira ngo ukurikire urarebe rero sasa ngo birahirira he. Kumbuka Afande wacu agenda muri ubwo buryo ukamacinga nubwo atabyumva neza. Kumbi hano ari ikitsimbye muri no rusitafu rwegamye ku rukuta muri ubwo buryo. Wana igisitati cyacu kibonye Afande arenze cyahise kiza porampora cyitonze nk'abandi barara bose. Wana gikomanga uyu nguyu wo muri rusitafu. Wana muri ubwo buryo uyavamo. Yagiye wana yagiye. Tugende tugiye gukora feri rero sasa. Bahise bagaruka muri ubwo buryo bihuta kandi cyane nk'abandi baginga bose. Baraza bakuraho ibyo bakuraho. Kumbi ko bakuraho ibyo byose hari undi waturutse hepfo wa mukobwa Nyiramwija yacu bayita Mukesha wacu yaraje rero. Wana nawe bari kumwe ubwo gahunda yari imwe. Nta kindi bakoze, bamuhaye iki, bamuhaye igitoki cye. Wowe genda turavarutse kora hariko. Mukesha wacu yagize gute, yarikomereje kuko aferi yarayirangije. Wana bano bo basigaye hano.
cya buroda cyacu cyamukubise udutoki tubiri. Unose urashaka kuvuga ko mpaye ibitoki bibiri byonyine? Ariko tuza reka nguhe n'akandi cyamukubise n'irindi bere rimwe ry'igitoki. None se urashaka kuvugira ngo ujyanye ibino byose njyewe mpaye tuno twonyine? Wanagenda wa muginga nimba ubyanze nabyo ndabikwambura. Wana uyu yaragifashe ako kanya cyamukubise urushyi rwiza rw'inzobe. Wana igisitati cyacu kijya ku ruhande rero sasa. Ngabo kimyiza imoso, icyo bita kwimyiza imoso. Wana wa mugingo n'ikindi gihe utazamenyera niko cya buroda cyamubwiye. Ngabo kirangije kita kikarenga muri ubwo buryo kigenda kimocinga kamusiviriyani. Wana buroda wacu yafatiye haragenda ukagenda rero niko igisitati cyacu kimwitegereza. Urabona umuginga ibintu nkoreye ankubise urushyi ariko azicuza. Wana igisitati cyacu bagikomye urushyi kirangije nacyo kirigendera. Kumbi kigeze hano cyase kiza wana kiritsimba gikorayo telefone maze kigira gute kiramufotora kitonze. Sinzi icyo kigiye kubikoresha. Kirangije kita kikomereza kirigendera. Gusa ubyibuke neza cyaramufotoye. Babo buroda wacu ku ruhande nawe yakomeje kugenda macinga agenda rwose nta n'ikibazo afite, amaze gutsindira igitoki cya fandi. Ngabo rero sasa yacapye mugu muri ubwo buryo arakarenga. Kumbuka karenga ku rundi ruhande bakakwereka afande Sitavo wacu nawe aza muri ubwo buryo kandi yitonze nyine nk'abandi bafande. Avuye kuri amishopo gushopinga, ariko nimba imodoka zarabuze nimba byaragenze gute kugira ngo umufanda hahire mu ngorofani nibyo ntazi. Gusa yageze hano araparika, ikigaragara cyo perima arayifite. Ngabo rero sasa afande yaje gupakurura muri ubwo buryo. Wana kumbuka afande wacu apakurura rero akakwereka ku rundi ruhande igisitati cyacu kiza gicapa mugu nacyo kihuta, sinzi ngo kiraganahi. Wana ukurikira unarebe wakanuku kandi nagira akagucika. Ari nako nkubwira gukora subscribe nyaboneka ni muri mushyashya kuri channel. Barakwereka rero igisitati cyacu cyaraje. Igisitati cyaraje kumbi cyaje kigana hafande wacu ari samahana fande ati sasa ntiwabuze igitoki cyawe. Wana igitoki cyawe do reba umugingo wagitwaye. Wana afande wacu arabyitegereza. Uzikariwe sha ari hese. Urazenguruka hariya hari ahantu afite agashopu aho ngaho ni hari kabisa, wowe wihute urahamusanga. Rero sasa afande wacu nta kindi yakoze nta no kwirirwa bitekerezaho cyane, yahise acapa mugu ajya kureba umugingo wamwibiye igitoki. Igisitati cyacu cyahise kimuraburiza rero sasa. Ngabo wana afande wacu we yafatiyeho acapa mugu muri ubwo buryo arerekera agiye kureba umugingo wamutwariye iki, wamutwariye igitoki cye. Gowo afande waracapa mugu rwose yarabitojwe. Capa mugu buriya wasanga ari kugenda towa n'agasauti. Barakwereka afande wacu ari kuza we rihuta cyane. Goyo afande Sitavo wacu makuru tunafite yakoze ikosi rya komando. Kumbe yageze hehe? Yageze kuri ka gashopu ka buroda. Umugingo uzikatana harisha. Wana ariko ngombe mutegereza afande wacu yasatira imbere. Kumbe mukwitegereza neza abone igihugu kiri kuzamuka muri ubwo buryo. Wana cya buroda cyacu cyarazaga muri ubwo buryo kimacinga. Afande wacu barakibonye. Umuginga rero reka nkwereke ikintu ugiye kumukorera. Afande wacu yabitekerejeho neza, gusa ukabitekerezaho neza ikiri nacyo kiracyaza cyatanya kimacinga muri ubwo buryo. Buroda wacu nubwo buryo azamwo. Nyaboneka ibuke gukora subscribe nicyo nkwisabira gusa. Wana nta n'ikindi kera kirabura. Wana kumbi yageze hehe? Yageze kuri shopu ye. Arangije rero afata igitoki atereka aho ngaho. Mu gutereka aho ngaho igitoki rero ku meza hari uwamufasha amaguru. Uyu ninde ufasha amaguru? Kwitegereza neza bamucakiye akuyeho iki? Akuyeho uyu mwenda utwikiriye ameza, asanga na afande wacu yahigirira rusasa. Cyabonye ko bikirangiranye. Wana cyarasakuje gusa ntacyo byatanga. Wana afande wacu nta kindi yakoze. Umufande nyine wakoze ikosi rya komando nawe urabizi nta hantu cyamucekira, yagikubise ibitugu akijyana hehe muri ndabyemeye. Ari naka filimi kacu kagira ku musozo wako. Mbabwira ngo mwirinde kwiba kuko kwiba nta keza kabyo. Reka rero mbabwire ni mwebwe twabanye Imana badebira icyoroshye ndabakunda cyane. Bye bye.